Imvano y'igitekerezo cyo gushyira ibiro by'umukuru w'igihugu ku Kacyiru. Village Urugwiro ni ibiro by'umukuru w'igihugu biherereye mu murenge wa Kacyiru mu karere ka Gasabo. Cyatangiye gukoreshwa bihoraho mu myaka irenga 30 ishize ubwo Pasiteri Bizimungu yayoboraga u Rwanda. Ni inyubako y'amateka kuko Abanyarwanda 50% bariho ubu bavutse iriho. Imaze imyaka 50 yubatswe. Yubatswe mu mwaka wa 1975 umuryango w'abahuzaga ibihugu bya Afurika cyane cyane ibyakoreshejwe n'Ufaransa n'ibikoresha igifaransa, Organisation Commune Africaine et Malgache OCAM. Uwo muryango kuri ubu warazimye. U Rwanda rwongeye muri 1965, mu gihe muri 1975 nibwo rwari bwa kwakira inama yawo yagombaga kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu baregera muri 15. Byari ihurizo rikomeye ku gihugu nk'u Rwanda, cyari gifite hoteli nke zitwa ko zikomeye nka Mericorine na Diplomate zari zigezweho muri icyo gihe, ariko zifite ubushobozi bwo kwakira abashyitsi baringaniye. Muri icyo gihe u Rwanda rwiteguraga kwakira inama. Inyubako za mbere za Village Urugwiro zubatswe mu mafaranga ya OCAM nk'uko Rucagu Boniface igeze kubibwira igihe. Inama ya OCAM irangiye, inyubako za Village Urugwiro zeguriwe leta y'u Rwanda, nayo izihinduramo hoteli yakiraga abifite bo muri ibyo bihe. Nubwo Village Urugwiro yabaye hoteli, mu gihe u Rwanda rwabaga rwakira inama zikomeye yakomezaga kwifashishwa mu kwakira abashyitsi ba leta. Urugero ni itariki ya 21 na 22 Gicurasi 1929 ubwo u Rwanda rwakiraga inama nyafurika yanitabiriwe na perezida wari uyoboye Ubufaransa icyo gihe, Valéry Marlene Gorge Giscard d'Estaing. Mbere y'uko iyo nama iba, Ubufaransa bwari bwatanze amafaranga yo kwagura Village Urugwiro no kuyivugurura kugira ngo ijye ku rwego rwo kwakira inama ikomeye nk'iyo. Nk'uko biri mu nyandiko z'ibanga za ambasade za Amerika mu Rwanda muri icyo gihe, yashyizwe hanze na Wikileaks. Mu mwaka ni nabwo hubatswe hoteli Novotel Umubano, Maraso Umubano Hotel kuri ubu nabwo ku mafaranga yatanzwe n'Ubufaransa. Rucagu avuga ko nyuma yo kwagura Village Urugwiro yasigaye igizwe n'inyubako apartment zisaga 20 zirimo amacumbi agezweho, ibyumba by'inama n'ibindi. Musali Faustin wabaye umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu yasobanuye ko umuyoboro wa YouTube wa PK Media 24 ko inyubako zikoreramo Perezida wa Repubulika zatangiye kubakwa ubwo yari umunyeshuri, kandi ko uwazubakishije bari baziranye. Ati bahubaka icyo gihe nari umunyeshuri, umuntu wahubakishaga wayoboraga imirimo yari umuntu tuziranye, yaratuye hariya ku Kimihurura. Arambwira ati hari ahantu twubaka inzu hariya Kacyiru, ngo tujyane kureba. Sare yasobanuye ko muri izi nyubako higeze gucumbikirwa abadepite, kandi hanabaye hoteli mu gihe cy'ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva muri 1983 kugeza muri Mata 1994. Juvenal Habyarimana amaze gufata ubutegetsi muri 1983 yahise asesa inteko ishinga amategeko, yongeye kuyisubizaho muri 1981. Abadepite ba mbere 70 b'inzibacyuho batangira imirimo muri 1982.